bavana mu Islam nyuma y'ubumenyi Allah subhanahu wa ta'ala yihariye we wenyine. Ibi bintu ko ari bitanu, hari amagambo abiri ashoje ari nayo numvaga ko turi buganireho cyane. Wala tadri nafsu bi ayi ardin tamutu illa Allah. Nta roho nimwe izi ngo nzagwa he. Ushaka kuba utuye mu mujyi ukazagwa mu cyaro, ushaka kuba utuye muri iki gihugu ukazagwa hanze wagiye kwivuza, ushobora kuba uzagwa hehe, uzapfa ryari. Ubwo bumenyi nta muntu n'umwe bose ntawe. Ntiwamenya niba ari mu kanya, ntiwamenya niba ari ejo, ntiwamenya niba ari umwaka utaha. Ejo bundi umwaka uraba urangiye, abantu baraza kubyigana bagura ibintu bitandukanye ngo bizihiza yuko umwaka urangiye, za anniversaire ngize imyaka iyi. Abantu bishimye bahashye baspendenze amafaranga, hari mu byishimo bidasanzwe, nyamara maskini ntazi ko wenda ari ntazi niba n'umwaka utaha azawugeza. Birashoboka ko ari we wa nyuma, ariko aho kugira ngo bimubabaze ngo igihe cyanjye kirimo kiragenda kirangira, ndimo ndagenda mvaho, ahubwo arishimira ko arimo gukaribiya nafsi ye kumuvamo, arimo arihutira, arimo aragana gupfa no kurangira no kuvaho, ariko we ntabigeze gusa arishimye, ndanezerewe ko ngeze imyaka iyi. Ubumenyi rero bw'igihe uzapfira naho uzagwa, Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine bose. Ijambo rero nashaka ko dutindaho cyane muri iyi mvugo iri mu gitabo cya Bukhari ni imvugo ya 5. Wala ya'lamu mata taqumu as-sa'a illa Allah. Hawuzi igihe imperuka izabera, Allah wenyine niwe uzi uyu munsi. Uyu munsi w'imperuka Allah niwe wose. Ni nyuma y'imyaka ingahe, ni nyuma y'amezi angahe, ni nyuma y'ibinyejana bingahe. Ubu bumenyi nta n'umwe wamenya wanagereranya ngo wasanga ariho ya Allah subhanahu wa ta'ala bayiri mu wose. Imperuka rero kimwe n'izindi hadithi, umwemeramana wese agomba kwemera ko imperuka izaba. Buri mwemeramana wese agomba kwemera ko kuzuka guhari. Nyuma yo kuzuka, nyuma yuko imperuka ibaye, nyuma yuko twese dusohotse mu mva tuzaba twarahambwemo naho tuzaba twaraguye, washyinguye mu irimbi, wariwe n'inyamaswa, waguye mu ishyamba, waguye mu mazi, waguye mu manga, ahirimiwe n'inkangu, aho wa akhrajat al-ardu athqalaha. Buri wese aho yaguye niho azaba ari buzamukire mu kuzamuka, mu kuva mu mva. Ubwo twese tuzaba dusubizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hari aya nashatse guhuza niye hadith iri muri suratu at-Tauba, aya yaho ya 71, aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati wal mu'minuna wal mu'minat, n'abemeramana b'abagabo ndetse n'abemeramana b'abagore, ba'duhum awliya'u ba'd, bamwe ni inshuti koya ku bandi. Abemeramana n'abemeramana kazi, abo ni inshuti, abo ni abanywanyi, abo ni inshuti nyanshuti, ni inshuti magaro, ni inshuti magara bamwe ku bandi. Ngo umwemera kumwemera aba ari inshuti, aba ari umuvandimwe, aba ari umuntu we wa hafi, aba ari mu maraso, aba ari indani. Umwemera n'umwemera mugenzi we, umwemeramana kazi n'umwemeramana kazi mugenzi we, abo ni abavandimwe banyabo, ni inshuti magara ntunsige, ni inshuti koya. Abemera n'abemeramana kazi kubera iki? Ubwo bucuti buvaye. Ya'muruna bil ma'ruf, bombi bafatanya kubwiriza ibyiza, wa yanahawna 'anil munkar, bakanafatanya kubuzanya ibibi, wa yuqimuna as-sala, kandi bagatunganya iswala zabo, wa yutuna zaka, ndetse bakanatanga zaka, wa yuti'una Allah wa rasula, bakumvira Allah subhanahu wa ta'ala, banumvira intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ulaika sayarhamuhumullah, abo ngabo Allah azabagirira impuhwe, abo ngabo Allah azabababarira. Impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala ziri kubameze gutyo. Inna Allaha azizun hakim, mukuri Allah ni nyiricyubahiro ushishoza cyane.
bavane wa Islam. Muri iyi aya Allah avuze sifa esheshatu z'abantu Allah azagirira impuhwe. Nyuma yo kubagirira impuhwe, aya turi busorezeho iragaragaza impuhwe bazagirirwa izo arizo n'ibyihishemo n'akamaro kazo. Ariko izi sifa esheshatu wakagombye kubanza ukareba ko uzifite koko. Icya mbere, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati awliya, yani ba'duhum awliya ba'd, ni inshuti ku nshuti, barakundana kubera Imana. Nicyo bivuze, umwemera akunda umwemeramana mugenzi we. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kajasad wahid. Urugero rw'abemeramana mu gukundana kwabo, mu gufashanya kwabo, mu gushyira hamwe kwabo, bameze nk'umubiri umwe. Idha shtaka minhu, iyo umubiri agace kamwe kababaye, iyo umuntu arwaye umutwe, umubiri wose uhinda umushyitsi. Iyo umuntu arwaye urutoki, umubiri wose uhinda umuriro. Iyo umuntu arwaye ijisho, umuntu abora ibitotsi. Uko ndeka abemeramana bakagombye kubaho. Ariko maskini ya Mungu, mina alamati saa, no mu bimenyetso biranga imperuka, barakubwira ngo nuko umuntu azajya asuhuza mugenzi we baziranye. Nuko umuntu azajya asuhuza umusilamu umwemeramana mugenzi we azi gusa. Ngira ngo nawe urabibona ko ntabwo se mujya mubibona aho umuntu aca ku musilamu mugenzi we ntanamusuhuze, ntanamutorere salamu. Wabibonye ko yambaye ikanzu, wabibonye ko yambaye ingofero, wabibonye ko ari umusilamukazi mugenzi wawe aritandiye, ukihitira gusa ngo ntabwo muzi. Ibi ni bimwe mu bimenyetso biranga imperuka bavana mu Bisilamu. Min alamatu saa, ari n'amagambo y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu bimenyetso biranga imperuka harimo ko umuntu azajya asuhuza uwazi gusa. Bityo rero iyi ndangagaciro ya mbere tuba twayitaye. Awliya ba'duhum awliya, ni inshuti ku nshuti, ni inshuti koya ku nshuti. Umwemera ku mwemeramana mugenzi we ni nk'aho ari wewe wundi wa kabiri. Umwemeramana akazi ku mwemeramana akazi mugenzi we, ibyishimo byabo ni bimwe, agahinda kabo ni kamwe. Ibyishimo, ububabaro, ibintu byose arabisangira. Wabona mugenzi wawe ukamwibona mundi wowe. Ubwo niba utaragera kuri urwo rwego rwo kuvuga ngo uyu muntu duhuriye kuri kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ibyishimo bye nibyo byanjye, akababaro ke niko kanjye, ibirori bye nibyo byanjye, ibyago bye nibyo byanjye. Igihe utaramwiyumvamo kuri urwo rwego, iyi ndangagaciro ya mbere wamaze kuyitakaza. Ntuze gutegereza kuba mu banyabihembo bavuzwe mu gusoza kw'aya. Cyo ni icya mbere, ni inshuti ku nshuti. Icya kabiri, aya itubwira ya'muruna bil ma'ruf, nuko babwirizanya ibyiza. Akana akazi kadaho. Iki cya kabiri gifatanye n'icya gatatu, wa yanahawna 'anil munkari, banabuzanya ibibi. Akana akazi kadaho. Iyi ni dawa buri mwemeramana wese agomba gukora. Abayisilamu, reka nongere mbisubiremo, reka nongere mbibabwire, dawa muzayibazwa. Ntago ari ukwicara gusa ngo nasaye, ngo nafunze. Oya, Ubuislamu, iyi dini wishimira, iyi dini wamaze kuyoboka, iyi dini wamaze kumenya ko ariyo dini y'ukuri Allah yahitiyemo abantu bose n'ibiremwa byose Imana yaremye. Ntabwo Jibril yaje ngo ayikubwire. Ntabwo wigeze uhura na mutume, ntiwigeze uhura n'abasohaba. Hari abitanze batizigamye bakora dawa. Iyi dini barayitangaza, irenga imigabane n'indi ikugeraho. Niba wowe ntacyo ukora ngo iyo dini ize mu buzima bwawe bwa buri munsi, igere mu muryango wawe, igere ku baturanyi, unayambutse uyigeze hirya mu biturage, hirya no hino hitagera, ukaba wicaye uturamye gusa ngo utegereje ko abashehe n'abamenyi n'ababwiriza butumwa n'abahubiri bazabikora, wamaze gutakaza indangagaciro ya kabiri, kandi uzayibazwa. Ni itegeko ry'Imana, kuri hadhihi sabili ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babwire ngo iyi niyo nzira yanjye. Ni dawa. Icyo Allah subhanahu wa ta'ala yategetse n'umwe Muhammad sallam, nibwiriza butumwa aho amariye kugenda. Ibwiriza butumwa risigiye abasahaba, aho bamariye kugenda nitwe turisigaranye, natwe tuzagenda turisigira abandi. Ariko twe twaricaye gusa ngo turasaye ngo dutegereje kuzajya mu ijuru. Noneho n'abarimo kudukomokaho uwo mwanya wabyo ntawo bafite. Bafite uwa filime, bafite uw'imikino, bafite uw'imyidagaduro, bafite uw'imiziki, bafite. Tekereza ku Busilamu bw'ejo, wumve ko hari umusanzu usabwa gutanga, kandi nutabikora tegereza ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo ari njye washyize aya mategeko, ntabwo ari njye wanditse izi aya, ntabwo ari njye wanditse izi hadithi. Dawa urasabwa kuyikora. Ukore bi amwalikum wa anfusikum,
uratanga umutungo wawe kugira ngo dawa ikorwe, nawe ubwawe witange. Tubwiriza abantu gukora ibyiza, tubabuze gukora ibibi. Tubwiriza abantu ibyiza, tubwiriza abantu amategeko y'Imana, kuyashyira mu bikorwa, no kubabwira ngo ibi ni haramu, kirazira, nge nawe biratureba, tuzabibazwa. Nubyumva falilahi alhamd, nutanabyumva tegereza igihe kizagere, kuko nta kizabisimbura, nta nubwo iyi aya izava muri uyu murongo. Ibi byo bizakomeza. Ni ugukundana mbere na mbere, icya kabiri ni ukubwirizanya ibyiza, icya gatatu ni ukubuzanya ibibi, icya kane wayuqimuna sala, ni ugutunganya iswala zabo neza. Abayisilamu gusari bisigaye bitubera umutwaro ukomeye. Abenshi mu basilamu ntibasari, niyo basaye n'abagerageza gusari, basari igihe babiboneye, basari igihe bahugukiye, basari igihe bari buze kuba barangije akandi kazi bari bafite, izindi nshingano, bizinesi, ibyo barimo babirangije, babishyize ku ruhande, bahugutse. Reka tujye gusari, akagenda agafatanya isara rimwe na rimwe, agafatanya ebyiri, ubundi akayisara igihe cya fa aqimu sala, allati mutunganye iswala zanyu neza, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Mukuri iswala yashyiriweho igihe kubemera Imana. Ntabwo ari ugusara igihe ubiboneye, ntabwo ari ugusara igihe uhugukiye. Abayisilamu unabyumve ko ibyo nabyo ari bimwe, ni muri anwa'u shirk. Ibyo nabyo biri muri shiriki. Kwigira mu kazi kawe, ukajya mu byawe, ukajya mu makwe, ukajya mu bitampaye agaciro, nibyo birumvikana. Ariko se bifite agaciro kurenza Allah? Icyo ni kibazo. Niwumva mvuze ngo ni bitampaye agaciro cyangwa ni bitaguhaye agaciro wowe nyirabyo, ntugire ngo nuko akazi kadafite icyo kamaze, ntugire ngo nuko ubwo bukwe atari bwo. Gukora akazi ni ibada, ubwo bukwe ni ibada, ariko ni ibada iruta gusari. Allah subhanahu wa ta'ala ati fawailul lil musallin. Ibihano biham ubundi wailun. Abayisilamu noneho banza noneho n'iri jambo ufata umwanya wo kuryumva. Wailun ni iki? Ijambo wailun ni ikibaya kiri mu muriro wa Jahannam. Ntawe utazi ko ari umuriro utwika, allati tatalu ala al-af'ida. Allah arakubwira ngo ni wa wundi uzatwika abantu, ubinjiremo paka ugere ku mitima yabo, uyishumike, uyishiririze. Jahannam, ubuzima ubuziraherezo, impamvu yitwa umuriro utazima, ntabwo ari ugutwika abantu ngo bapfe hanyuma usigare wakugira uteze. Ni ugutwika abantu bashya, bashira, bongerwa undi mubiri, nawe ushira, bongerwa undi mubiri, nawe ushira, ubuzima bukaba ubwo. Uwo ni umuriro wa Jahannam. Muri Jahannam indani harimo icyobo, harimo ikibaya cyaka cyane, kibi, gitwika, gishiririza, cyitwa wailun. Abamenyi mu idini Islam baratubwira ngo na Jahannam ubwayo ibisaba Allah ngo yirinde wailun. Icyo kibaya kirimo ni ikibaya kibi, gitwika, kimeze nabi cyane. Ntago nzi imvugo nabivugamo ngo byumve. Ni ikibaya kiri muri Jahannam, kibi, cyaka, kitanura rimwe ryo mu rwego rwo hejuru, mpaka umuriro bwawo ubusaba Allah ngo waturinze iyi wailun, wayituvanyemo, wayivanye muri wayimvanye mukareba ahandi hantu yijugunya, ko nanjye ubwanjye nahabye ko yandembeje. Jahannam ihora isaba Allah, nkuramo wailun, ndinda wailun, nkiza wailun. Wailun icyo ni ikibaya kiri mu muriro wa Jahannam. Allah ati fawailun lil musallin. Iki kibaya gitwika kimeze gutya gitegereje abasari. Abahe? Alladhina hum an salatihim sahun. Soma tafsiri zose za Qur'an ujye muri aya wumve abarimo kuvugwa. Ni kubahe basari? Abo barimo kuvugwa bazatwikwa muri iki kibaya cyaka gutya. Niba ari abasari mbere na mbere, niba ari abasari bakaba bagiye guhanwa bazira uburyo basaramo, noneho abadasari burumva bazaba bari lil musallin. Babandi basari swala zabo ko bazishaka, uyu munsi yasaye, ejo yabiretse, izo swala yeguye yazisaye, ariko yasaye igihe abishakiye. Reka manze nkora akazi ndaza kuba nsari, reka manze mfunga mfunga ibicuruzwa, ndandaza, ntwara abagenzi, banze ndangiza ibindi momba, aho ndibuze kubirangiza ndaza gusara. Nta kibazo, ntago ndi bureke gusara, ariko reka manze ndangize ibyo ndimo, uwo mwanya wo gusara ndaza. Nuko byumva, urumva ko
kandi umuntu aramutse aguhamagaye ati bwana ko hano hari agasheke kawe mfite cyangwa hari diro mbonye igiye kuvamo amafaranga, ibyo arimo byose wahita ubivamo ukirukanka kubera ko wumvise amafaranga. Hanyuma barahamagara hayya ala sala hayya ala fala, ugakomeza ukicarira ndaza kuba nsari nta kibazo. Icy'ingenzi ni uko nsari tu. Allah aravuga ngo uri mu biki kibaya gitegereje kubera gusara iswala zanyu buryo, kubera gusara iswala zawe uko bibonye. Impamvu nakubwiye ngo n'abamenyi barabivuga mu idini y'Islam, biri mu rwego rwa shiriki, no kubangikanya Allah n'akazi, no kubangikanya Allah n'imipira, no kubangikanya Allah n'ubucuruzwa, no kubangikanya Allah n'amafilime, no kubangikanya Allah n'ibyo muri mu byose n'ibyo mwirirwamo. Uti ntacyo aho ndibuze guhugukira. Allah yashyizeho iswala, ashyiraho igihe cyayo. Ntabwo byari bimunaniye kuvuga ngo ujye usare 5 ku munsi hanyuma nyine wewe wiporogaramu aho urangirize byabuze kubikora. Oya, ibihano bikomeye ku bantu basari, abasari mu buryo ubwo maze kuvuga. Noneho abadasari nakubajije, abadasari urumva ibihano bibategereje ukuntu bingana. Iyi ni idini Allah yaduhaye abayisilamu, arangije adutegurira ibihembo. Ntabwo ari ukwicara ngo duturame gusa ngo ndasari ndanafunga nzajya mu ijuru. Iyo myemerere ntabwo ari yacu. Abirirwa baririmba ko baremeye kuzajya mu ijuru ntabwo ari bo twebwe. Allah subhanahu wa ta'ala ati wa yuqimuna as-sala, bahagarika, bahozaho, batunganya iswala zabo. Ntabwo ari barasari, wa yuqimuna as-sala, iswala zabo zihoraho mu buryo bwiza mu gihe cyazo nkuko bazigishijwe n'umwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. N'umwe Imana ati wa yutuna zakat, banatanga zaka, banatanga zaka. Zaka twarayihoreye, twarayihoreye. Sinzi impamvu tugira n'ibyo twitwaza kugeza ubwo zaka abantu badatanga zaka. Numva ibihano byabo bizwi, nta muntu utabizi. Allah subhanahu wa ta'ala fabashiru bi'adhabin alim, bahi inkuru y'ibihano bibabaza umunsi iyo mitungo bazayitwika mu muriro wa jahannama, bakagenda bayibagoroza mu buranga bwabo no mu migongo yabo no mu mbavu zabo, bavuza induru baboroga bataka. Imana ibabwira iti fadhuqul adhaba bima kuntum taknizun, ngaho ni musogongere ku bihano kubera bya bindi mwahunikaga mukanga kubitangamo zaka, mukanga kubitanga mu nzira y'Imana subhanahu wa ta'ala. Iyi sifa rero yindi nuko aba bantu batanga zaka. Imana ite ntago ari ibyo gusa, wayutiyuna Allah wa rasula, bumvira Allah bakumvira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barumva ngo Allah yaravuze bagakora, Allah yaravuze bakareka. Intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarategetse bagakora, intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarabujije bakabyihorera. Bumvira Allah bakumvira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika, Allah subhanahu wa ta'ala abo ngabo sayarhamuhumullah, impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala zizabagiraho. Allah azabagirira impuhwe. Inna Allah azizun hakim, kandi Allah ni nyir'icyubahiro ndetse ni gushishoza cyane. Allah subhanahu wa ta'ala ati wa'ada Allahu al-mu'minina wal mu'minat, agasozi y'imvugo iri muri suratu Tauba aya 72. Allah ati wa'ada Allahu al-mu'minina wal mu'minat, Allah yasezeranyije abemera Imana n'abemera Imana kazi jannatin, janna tajiri min tahtiha al-anha, zitembamo imigezi munsi yazo, khalidina fiha, kandi bazazibamo ubuziraherezo, wa masakina tayyiba, ndetse n'amazu meza n'ubuturo bwiza bazaturamo buri muri izo jana, buri muri ubwo bustani butembamo amazi, butembamo imigezi hirya no hino iburyo n'ibumoso. Fi jannati adin, mu ijuru, muri rya juru basezeranijwe, muri rya juru bahora bateganyirizwa, muri rya juru bahora basezeranywa, muri rya juru bahora bakora banareka kubera ryo kuko ari ryo baharanira, kuko ari ryo bashyize imbere. Allah subhanahu wa ta'ala ati waridwanu minallahi akbar, ariko ibyo bazabona byose ikiruta ibindi muri aljanna, ikiruta ibindi mu bihembo bazahabwa nuko Allah azabishimira. Nuko Allah subhanahu wa ta'ala azabishimira. Allah kubwira ati waremeye uravunika kubera nge, waremeye utanga iyo zaka kubera nge, waburiye abantu babwira ibyiza, ubabuza ibibi, usari 5 ku munsi, usarira igihe, ukunda bemera Imana bagenzi bawe, uharaniriye idini, ukoresha umutungo wawe, ukoresha imbaraga zawe, wumvira Imana, wumvira intumwa. Uwo ni umunsi Allah azababwira abantu salamun alaykum, Allah yabishimiye. Inna sa'yakum mashkura, umuhate wanyu twarawushimye, uburyo mwihanganye mukigomwa iri juru mukarikorera. Allah ati wardiwanun minallahi akbar, kwishimirwa na Allah nicyo gihenze, nicyo cyiza, nicyo kiruta ibindi byose. Dhalika al-fawzul azim,
iyo niyo nsinzi ihambaye. Bavandimwe abayisilamu, ndabagira inama nanjye nyigira, dutinye Allah subhanahu wa ta'ala, tumwumvire, twumvire intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dutsindira iyi tike ikomeye, dutsindira ibi bihembo bihambaye byo kugira ngo tuzabashe guhagarara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala atwishimiye, agiye kuduhira ijuru ririmo imigizi, ririmo amazu meza. Muvandimwe Islamu, niba ukunda ibiryo byo ku isi, ugakunda amazu yo ku isi, ugakunda imitako yo mu isi, ugakunda ibyo mwita ngo ni ukuryoshya ubuzima bwo ku isi, niba bugushimishije, wibaza ko bwa akhera noneho Allah yateguye, ubwo abamarayika bazaba barimo bakwakira mufite ikiramu, wumva bwaba bungana gute? Wumva bizaba bimeze bite? Wumva bizaba biryoshye gute? Niba ibya hano ku isi bigutesha, bikurangiza, bikagushyira hariya, ukumva paka ukagira naho Imana yibagirwa n'amategeko yawe, yibagirwa bitewe n'uburyo isi yakuryoheye, utekereza ko aljana izaba iryoshye gute? Muvandimwe, iyi si kari Allah wayiremye akayita isi nyine, kuko iri hasi nyine nta nikiriho, akanakubwira ngo ubuzima bw'isi ntacyo buri cyo ugeragije n'ubwa akhera, wakwigomwe ugakorera ubwa akhera, uko wabaho, uko wamera, uko byakugendekera, ariko ukishimira ko akhera ariyo izaba nziza kuri wowe, ariyo izaba iherezo ryawe, ariyo izaba ubuturo bwawe, ariyo uzarangiza ubuzima bwawe bwose. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. توبوا إلى الله فمن تاب. وبمحمد صلى الله